Vivian, Vivian, Vivian. Iyo utari umunebwe cyangwa se iyo ikintu ukunda kuko ugikunda n'umutima wawe burya umuntu arwanira icyo akunda. Iyo ukunda ikintu urakirwanira kuko ntago gucika intege cyangwa se ntago ikoze ikintu nyine ukavuga ati uyu ni umugisha, ibi ntabwo byari amahirwe yanjye, ntabwo ari umugisha wanjye. No urakora umugisha ugusanga mu muhanda uri kugenda, umugisha ugusanga mu nzira. Imana burya nk'uko muri biba byanditse, Imana ifasha uwifashije. Nawe udashyiramo imbaraga ngo cya kintu ukunda ukirwanire, ugiharanire, urwane iyo ntambara kugira ngo ukigereho, ntabwo Imana izagufasha. Ntabwo amahirwe azagusanga mu buriri, ntabwo amahirwe azagusanga mu biryamire. No, byuka ukore, ushyiremo imbaraga cya kintu ukunda, ugishyiremo imbaraga kugira ngo amahirwe nawe naze, cyangwa se wamugisha Imana uguha izaza isanga uri mu bikorwa watangiye already, iza ari nka support iguha. Imana ivuga ngo ujye utera intambwe imwe, 99 zisigaye nzaziguterera. Ubwo rero guterera ntambwe gushyiramo imbaraga cyangwa se gukunda ikintu nyine ukagishyiramo imbaraga, iyo ugikunda kigenda neza. Guys, najya mbasabe rero cyangwa mbabwire ko ikintu ukunda cyangwa se ikintu wifuza kugeraho, nta kintu wageraho byoroshye, nta kintu wageraho na kimwe utavunitse. Iyo ukoze ikintu ugikunze kandi ukagishyiramo imbaraga mu mutima wawe wose, n'Imana ikiguheraho umugisha. Imana ikiguheraho umugisha kuko ntabwo yagukoze isoni, ku buryo ikintu warwaniye cyangwa se uharaniye washyizemo imbaraga zawe zose. Hamwe wumva ugiye gucika intege, Imana ntihita itangirira. Hamwe nyine wumva byarangiye nta kintu gisigaye, Imana izitangira aho ngaho, cyane ugahita ugenda byihuta. Guys, ndabashimiye rero. Aka kaba ari akari gaciyemo uyu munsi mitambani ikaze mu kiganiro Hayista nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Jano, umustabasha w'umunsi, umunyarwenya mukunda muri benshi cyane, yitwa Dr. Nsabi rero, nk'uko mwamumenye mu filime atandukanye, mwamenye muri bwa mbere yatangiye Hello my people, what's up dear friends, hello beautiful ladies, nizera ko mumeze neza. Ndabasuje mwese mudukurikira ibice by'isi bigiye bitandukanye, abari muri Aziya, muri Amerika, abari muri East Africa, by'umwihariko mu Rwanda, Kigali yarameze mute. Ndabasuje bifuriza ikaze mu kiganiro Hayista nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Jano. Ariko udukurikiye urwaye kabisa, turakomeza tugusengera umererwe neza. Udukurikiye wiryamira kuruhuka, komeza uruhuke neza, burya uko wakoze, iyo wakoze burya uruhuka. Udukurikiye mu kazi, courage kabisa, courage, keep up, shyiramo agatege kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, ukomeze kubabwiza tujya mu bundi. Mbaye ikaze mu kiganiro ku munsi mbere ko dutangira. Guys, ndagira ngo mbabwire ku bintu bijyanye no gukunda ikintu nyine ukakitunira cyangwa se guharanira ikintu ukunda. Uyu munsi umustar wacu nubwo turamutangira kumuvuga, ariko ni urugero rwiza byo guharanira ikintu ukunda. Burya guys, niba ukunda ikintu gerageza ugiharanire, ugishyiremo imbaraga. Iyo ukunda ikintu burya ntugacike intege, gerageza buri ikintu ukunda ukirwanira. Burya urugero nk'iyo ukunda umuntu, burya iyo ukunda umuntu ntugatume nyine yagucika cyangwa se yagenda utamubonye. Guys, gerageza uharanire ikintu ukunda ukirwanire. Urugero niba uri nk'umunyempano, ufite nk'impano yo kuririmba, ntazagire ikintu kimwe kiguca intege, kurushyiremo imbaraga, kurutitangira itama, kora umunsi ucika intege, ejo wongere byuka usubireyo. Niba uri umukinnyi wa filime, niba uri umukinnyi w'umupira, ikintu ukunda gerageza ukirwanire, ugishyiremo imbaraga, kuko iyo urwanya ibintu birakunda, urwanya ibintu bigenda neza. Iyo urwaniye ikintu ukunda ugashyiramo imbaraga, burya iyo utari umunebwe cyangwa se iyo ikintu ukunda kuko ugikunda n'umutima wawe, burya umuntu arwanira icyo akunda. Iyo ukunda ikintu urakirwanira kuko ntago gucika intege cyangwa se ntago ikoze ikintu nyine ukavuga ati ni umugisha, ibi ntabwo byari amahirwe yanjye, ntabwo ari umugisha wanjye. No urakora umugisha ugusanga mu muhanda uri kugenda, umugisha ugusanga mu nzira. Imana burya nk'uko muri biba byanditse, Imana ifasha uwifashije. Nawe udashyiramo imbaraga ngo cya kintu ukunda ukirwanire, ugiharanire, urwane iyo ntambara kugira ngo ukigereho, ntabwo Imana izagufasha. Ntabwo amahirwe azagusanga mu buriri, ntabwo amahirwe azagusanga mu biryamire. No, byuka ukore, ushyiremo imbaraga cya kintu ukunda, ugishyiremo imbaraga kugira ngo amahirwe nawe naze, cyangwa se wamugisha Imana uguha izaza isanga uri mu bikorwa watangiye already, iza ari nka support iguha. Imana ivuga ngo ujye utera intambwe imwe, 99 zisigaye nzaziguterera. Ubwo rero guterera ntambwe gushyiramo imbaraga cyangwa se gukunda ikintu nyine ukagishyiramo imbaraga, iyo ugikunda kigenda neza.
guys najye mbasabe rero cyangwa mbabwiye ko ikintu ukunda cyangwa se ikintu wifuza kugeraho nta kintu wageraho byoroshye, nta kintu wageraho na kimwe utavunitse. Iyo ukoze ikintu gikunze kandi ukagishyiramo imbaraga n'umutima wawe wose, n'Imana ikiguheramo umugisha. Imana ikiguheramo umugisha kuko ntabwo yagukoze isoni, ntabwo ukoze isoni ku buryo ikintu warwaniye cyangwa se uharaniye washyizemo imbaraga zawe zose. Hamwe wumva ugiye gucika intege, Imana ntihita itangirira. Hamwe nyine wumva byarangiyeho nta kintu gisigaye, Imana izitangira aho ngaho tarenuka tugenda byihuta. Guys ndabashimiye rero karagaciyemo uyu munsi mitambana ikaze mu kiganiro Hayista nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Jamo, umustar wacu umunsi, umunyarwenya mukunda muri benshi cyane, yitwa Dogiteri Nsabi. Dogiteri Nsabi rero nk'uko mwamumenye mu filime atandukanye, mwamenye muri bwa mbere yatangiye akorera kuyitwa kuri ndaguze na Bruce Melody wari kakuri nasibye ndaguze na Bruce Melody turabahunda bahuza muri babiri wari nshaka mitijya muri koma. Yego uretse ujya muri koma ndakwitege ndakumuhuza nawe. Mwamenye muri filime zigiye zitandukanye nyinshi cyane, akaba yaratangiye nk'uko nabwiye akora kuri YouTube channel yitwa Irebero TV, agakorana na bagenzi be. Ariko Nsabi nawe akaba ari umugabo ufite amateka cyangwa se ufite urugendo rutoshye kugira ngo agere ngaha paka mumenye cyangwa se paka abaye umustar ukomeye cyane mu Rwanda. Dr Nsabi yavukiye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kamuhoza cyangwa Muhoza hafi aho ngaho. Yavukiye mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze, akaba yaravutse mu 1999 kuko ubu afite imyaka 25. Akaba yarize aho ngaho Muhoza n'ubundi ku kigo cy'amashuri cya Kamuhoza, akaba yanasoreje kwiga. Akaba Dr Nsabi n'ubundi yarasanzwe akunda gukina bya filime kuko akimara ko gusoza kwiga yize ibijyanye n'imibare, ubutabire n'ubumenyamuntu cyangwa se biology. Akaba aribyo yize mu mashuri yisumbuye. Asoje rero nibwo yatangiye kujya agerageza gukina by'amafilime, akorana na bagenzi be nyine yakoze itsinda, bakajya bakorana, bakajya bajya mu marushanwa bakabona ibihembo. Arakomeza arakora gusa nyine waba umuntu usoje kwiga iwanyerekana nabo guteza cyangwa se yiteze ko ugiye gukomeza kwiga amashuri cyangwa se ukashaka akazi kazajya kaguha amafaranga. Ariko we nk'uko yakomeje kubitangaza yavuze ko iwabo bashaka kajya mu gisirikare kuko iyo itangazo ryasohoka rivuga ko intara y'Amajyaruguru ari itayo, bavuga ati Nsabi ijya kwiyandikisha. Gusa yakomeza kubakwepa, akomeza nyine yaje kubwira mama we ko ibintu akunda akazi azakora no gukina filime. Nsabi nk'uko nababwiye tugitangira, guharanira ikintu ukunda kukirwanira. Nsabi yavuze ko ikintu uyumva azakora mu buzima bwe niba atari gukina filime, nta kandi kazi n'imwe ashaka, nta na kamwe ashaka kuzakora. We nyine avuga ngo agashaka kuzakina filime, ariyo mafaranga nyine wumva ashaka ko azabona amafaranga avuye mu bintu akunda. Nsabi yakomeje kwihanira, akagira utuvido duto akadusangiza abamukurikira kuri social media ze, akadushyira kuri YouTube. Yihatira kugenda amenya nubwo yakorera nyine ukagira views nkeya ntibirebwe cyane, ariko nyine yihatira kuzajya n'uko uko bikoreshwa, kwiga ko YouTube zikoreshwa. Akakira utuvido dutoya akadusangiza abamukurikira. Rimwe nibwo yakoze akavido agakurikirwa n'abarenga abantu 1000 bamaze kugakurikirana. Nsabi rero ntabwo aho ngaho yahise afatiraho, dore ko yaratangiye no gukurikirwa n'abarimo Kiraman ndetse na Yago. Abo ngabo nibo barebye video ze. Rimwe Kiraman ari gukora live kuri Instagram yarakurikiye witwa Nsabi. Kiraman amaze kubibona nibwo yahise amuhamagara apanga ko yazaza Kigali bakora akavido gatoya. Bakoranye video irakundwa cyane. Nsabi atangiye gukorana na Kiraman aho ngaho, akira muri My Heart, akira muri Big Mind Comedy.
mutangiye kumubona muri filime nyinshi zitandukanye kuri ubu ngubu. Nsabi ni n'umukinnyi w'ikinamico kuko mujyama mu ikinamico ajya yikina. Nsabi azamuka gutyo, urumva ko uri umugabo ufite amateka akomeye cyane, tutavuga ngo tuyavemo tuyarangize tuyavuge yose, ariko urumva ko afite urugendo rukomeye cyane yagiye atangira. Uyu munsi rero nk'abakunzi ba High Star, uyu munsi umustar wacu Nsabi Dr Nsabi, nk'abakunzi cyangwa se abafana be tugafite ubutumwa twamugeneye, tukaba tugiye kumenya ubutumwa twamugeneye nk'abakunzi be cyangwa se abafana be. Hi Nsabi, amazina yanjye nitwa Jamo, nkaba nkomeje utundi live mu kiganiro cyitwa High Star, kiganiro gica kuri YouTube channel yitwa Jamo Update. Nkaba nkoresha ubutumwa mu izina ry'abakunzi n'abafana bawe dukunda ibyo ukora. Tukaba twizera ko tukubwira ko tugukunda cyane kandi tuzakomeza gushyigikira mu byinshi ukora. Ibyo ukora biruhura benshi cyane, tubikunda turi benshi, biruhura depression, buri muganga w'abantu benshi cyane. Urwego ukora hari benshi barukuvuga kuko birabafasha. Buri muganga nk'uko byivugiye kuri Dr Nsabi, abantu benshi cyane bafasha bakora urwego rwawe kuko ruvura benshi, ni benshi ufasha cyane. Tubona ko tugukunda cyane kandi tuzakomeza gushyigikira mu byo ukora byose kugira ngo ukomeze utere imbere ibyo twifuriza, kandi turabizi ko tuzadutenguha, tuzakomeza tugusengere nk'abakunzi bawe. Imana igumisha, turagukunda cyane. Mwese ndabashimiye mwese mwakurikiye kino kiganiro, nyuma yo kuza ubutumwa twagiye umustar wacu umunsi Dr Nsabi. Ndabashimiye mwese mwakurikiye kino kiganiro, wowe wakoze subscribe uri agaciro cyane, ndagushimiye. Kandi nawe utarakora subscribe, wumva wakoze ikiganiro cyacu wakanda kuri subscribe ukanayikinga, ndetse ko tujyana inama muri comment. Niba wifuza ko abantu bamenye kino kiganiro cyacu washaringa kugira ngo bakimenye. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Turi kumwe mu biganiro bitaha. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.